umwana w'umukobwa norimo arasenga isengesho ririmo umubabaro araritumbagije ati wawerawe n'uwo mugabo nzagushimira nzakunezererwa. Imana irangije ibwira umusore ati ngo uriye umukobwa wansabye. Umusore ati mu izina rya Yesu. Mugacuranga baguha mikrofone bakwakiriye nk'umukristo mushyashya ukanatinyuka uti haleluya batamena. Ndi umusore ushima Imana naturutse aha nari umucuranzi. Ndi umusore uri umusore cyangwa uri umugabo nyirizina ahubwo ari yishakira visa kugira ngo ahagere ubundi akora icyo ashaka gukora. Muri twabatumwe harera abantu bameze gutya bafite izi karagiteri zo guteza abantu umubabaro mu gihe kizaza. Twongeye kwa ikaze kuri Eva Mama Lionel. Ikiganiro ni twabatumweho show aho tugenda tubatwumaho ibitandukanye hamwe na Mama Lionel Evangeliste, umubyeyi, umumama cyane, umuhanuzi, umukozi w'Imana. Twongeye kubasuhuza. Uraho neza mami? Uraho cyane. Amakuru ni meza. Meze neza. Bimwe mu bituranga rero no kuba dutwenga kandi duseka kuko Imana iri kumwe natwe kandi yabanye natwe. Niyo mpamvu utazatubona dufite umunkanyari nubwo haba hari ibibazo bimeze gute ntago tujya dusubira inyuma mu byishimo. Neva ntitujya dutsindwa ntidutsimbuka ntituva kwizima. Turaterwa ariko tukarwana tugatabaruka n'intsinzi. Amina. Tugwaye ikaze rero kandi tugusaba gukora subscribe, gusharinga ibiganiro byacu hirya no hino, like ndetse na comment. Tukwibutsa ko nitwamutumweho show cyangwa se twabatumweho. Twanagutumweho. Okay, bihinduka twabatumweho kuko muri benshi mudukurikirana ariko twagutumweho wowe utureba nonaha nubwo uri wonyine nubwo uri muri office nubwo uri ahandi hantu mu rugendo runaka cyangwa se uri kure yacu ariko twagutumweho kandi twabatumweho mwese. Hanyuma rero tugiye kuza tuganira kuri topic igendanye no kurebera hamwe ese muri twabatumweho ku bakobwa twabatumweho mwabasore mwe. Mami ufite yahe makuru kubijyanye n'ingingo? Iyi ngingo nyifite amakuru ahagije muri twabatumweho uyu munsi twatumwe ku basore n'inkumi. Ariko se aba basore n'inkumi twatumweho nababyiyita batakiri byo. Batakiri byo. Urugero ngo rero se aba bantu ko batakiri byo ni ibiki? Kwa kundi umuntu agera mu mujyi yakubisemo ijipo yatebeje urugo mu cyaro rumunane yarusizemo abana batatu yagera mu mujyi akihindura inkumi kugira ngo wongere ashake. Ni kwa kundi umugabo ananiranywa n'urugo rwe yagera mu mujyi agashyira impeta hariya yaza akigira umusore akatangira kurambagiza akijijisha ngaba abantu twatumweho abiyita ibyo batari byo. None se mami niyo mpamvu niriwe wenda nza kumubaza ngo urinde ndabizi neza ko kuri Eva Mama Lionel abantu bayibana nawe ni inshuti zeza kadasohoka muhorana umunsi ku wundi bamaze kubimenya neza yuko kari mu gikari wawe. Yego mu gikari wanje muri twabatumweho kurica niyo uhageze ubundi uhakura ibintu nk'ibi by'ubwenge by'ubuvumbuzi. Twabatumweho rero kandi twaje turakomeje ariko mbere yuko tuza kugenda dukomeza tubaganiza cyangwa dusesengura insanganyamatsiko reka nsabe uyu mubyeyi abanze abasengera Imana. Uri Imana ishoboye byose nta kintu na kimwe kigeze kikunanira. Umunsi umwe wararacecetse kwa Farawo urenganya ubwoko uraceceka. Farawo we urenganya Abisiraheli wa Mana uragumya uraceceka. Ubakoresha gahato wa Mana uri mu ijuru uraceceka. Ariko ugeze ku nyanja umwereka ko utazahora ucecetse. Abanyagiputu batikiriza mu nyanja ukora umuhanda ubwoko bwawe burambuka. Uri Imana itazahora icecetse. Hari ibintu urambiwe niyo mpamvu muri twabatumweho urambiwe abantu bijijisha. Urambiwe abantu biyoberanya mu nzu yawe. Urambiwe abantu biyoberanya muri service runaka. Umuntu akaza akiyambika ishusho itariye. Turasabye ngo imbaraga zawe zimanukire muri iki kiganiro. Umuntu wese uri budukurikirane umugirire neza kandi ahindurwe n'imiburo yawe mu izina rya Yesu Kristo.
amen amen. Reka rero twihanganishe uri hirya no hino wabarahuye n'imbogamizi zijyanye na topic tugiye kuganiraho. Ndabizi ko hari abantu benshi mufite ibikomere bitandukanye. Ngiye utari kureba ku ruhande ni Timamu Jean Baptiste, twa turi kumwe na Mama Lionel muri twabatumweho show, aho tuzajya tuvuga bimwe mu bitandukanye Imana yifuza ko mubabyo cyangwa se mukora cyangwa muhindukaho. Ariyo mpamvu kuri uyu mwanya Mama Lionel yavuze ati rero ndumva natumwe ku bantu biyoberanya bakigira abasore nyamara ari abagabo. Aba bantu nanjye hari abo nzi benshi cyane. Nshuti yanjye ihangane ntabwo nkuvuga izina ariko urabizi ko tubiziranyeho nawe uriyoberanya pe. Noneho rero twatumye kandi ku bakobwa abigira abakobwa muri abadamu mu ngo zanyu. Niyo topic tugiye kuganiraho muri aka kanya mu minota mikeya. Mami, hari impamvu nyamukuru watekereje kuri no topic ukavuga ariko noneho reka ntumwe kuri aba bantu mbagira inama nk'umubyeyi. Ejo hashize ndimo nganira n'umuntu umwe mufana wanje yarambwiye ati wambare ukampina nimero ya mubyeyi ko nabonye ari umuntu mwiza. Hari abantu bari buze kubona uri umuntu mubi kubera ko utangiye kubatumwaho kandi biri ukuri. Baravuga ngo ukuri kuraryana ariko nanone ukuri kurahindura. Niyo mpamvu muri twabatumweho show tugiye kuganira n'aba bantu. Nikaze mu kiganiro mami. Urakoze cyane, tugiye gucisha ukuri muziko kutari bushye. Muri twabatumweho ntekereza ino topic. Ni bikomere mfite by'abasore n'inkumi, by'abagabo n'abagore. Ni bikomere mfite by'abantu bagiye bubaka ingo. Mu minsi mike ukabona bazanye abana. Mu minsi mike ukabona bazanye abana b'umugabo. Umugore akaza ati "Jye uyu yari umugabo wanjye. Tubyarana gatatu." Arantaza mu mujyi. Sinumva ukuntu yakoze ubukwe bambwiye ko uru rugo ari urwe. Simbyumva. Ibyo ni bikomera abadamu bamwe bahetse. Hari ibindi bikomere nakiriye by'abasore bagiye bashakana n'abakobwa bababwiye ko ari inkumi, babageza mu rugo mu minsi mike, umugore akajya ajya kwitabira telefone ahantu kure yihishe, bamusaba ibiryo by'umwana yasize, bamubwira bati minerivare y'umwana bamwirukanye ku ishuri, kandi atarigeze abwira umugabo we ko afite umwana yabyaye. Bakavuga bati umwana ararira yabuze mama akeneye mama we. Yego, kandi muri ibi bikomere hagiye nanjye aribyo nagiye mbonesha amaso. Rimwe nagiye ahantu gukora akazi ka dekorasiyo, nsanga umukobwa ngiye kwambika afite abana batatu, nsanga arimo arababwira ati mwabana mwe mbihanize ntagire umuntu ongera kumpamagara mama. Ntihagire umuntu ongera kumpamagara mama. Muvuga anti cyangwa shanga. Ariko birangira abana babahishe. Kuko umusore wari uje gusaba arazi ko aje gusaba inkumi. Ndamubaza n'intego y'ibi bintu ba wakoze uziko bitazamenyekana. Tariko bizamenyekane narangije gusezerana ivangamutungo, ibintu bizatunga aba bana banje biri muri ruriya rugo. Ni katabafite zo kurya imitungo y'abasore. Muri twabatumwe ndi kubivuga mfite n'umubabaro w'abantu bigize ibirumira habiri, mfite n'agahinda k'abantu bashenye imitima y'abantu, nk'umubyeyi wicara mu birori bakantumira nkajya kwakira ibiseke, mu minsi mike nkabona abana baraje ntaza aho baturutse, kandi wareba ko kugasanga nabawe. Ndababaye, umutima wanjye urababaye. Muri twabatumwe ndashaka kukubwira ibintu wakoze n'undi watekerezaga kubikora, garukiraho bigira ingaruka. Byarangiye koko basezeranye ivangamutungo, nyuma y'amezi 3 umusore amenya ko umuntu yari afite urugo avuye hanze y'igihugu rumunaniye, barasezerana, igihe kiragera rurasenyuka kuko basezeranye ivangamutungo. Umukobwa afata kimwe cya kabiri akuramo igishoro ajya gutunga abana be. Urumva yatesheje igihe uyu musore, atesha igihe ba nyirasenge, atesha igihe abadamu b'ibikwerere bakenyeye bakaza mu bukwe, yatesheje igihe abasaza bavuza amajambo. Umusaza uhagaze akavuga ijambo ati umukobwa wacu, kandi agombaga kubanga umugore wacu. Watesheje igihe abantu. Muri twabatumweho hari imitima y'abantu turi busane. Nimba yaragize izi ngorane turaguha pole, turaguha pole. Nibirimba uzaca mu gikari nkugira izindi nama ntavugira aha y'uburyo wakora. Nibirimba turaguha pole, tukubwira tuti nyuma y'ibi ngibi nkuko warera imfubyi za rubanda, ubwo rero imfubyi z'umugore wawe. Mami, utumye nibaza ikibazo gikomeye cyane. Hari abantu bavuga ko gukora ibintu nk'ibyo ari ukugira ubwenge, ndetse akenshi bakabona wa wundi wanze guhemuka, bakavuga ko yabuze ubwenge. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo nimubura ubwenge nzabareka. Ibi bintu koko
byo kubeshya kugira ngo uyu muntu ashake ubutunzi yitwaje ikinyoma. Twavuga yuko umuntu wabyirengagije ko kaba yabuze ubwenge cyangwa ahubwo aba yagize ubwenge. Rero umuntu ukora ibi bintu ntabwo abanagize n'ubwenge ahubwo n'ubugegera n'ubugome n'iyicarubozo n'ubutindi n'ubutiriganya. Ibi bintu uyu muntu abikora abitekerejeho cyo ni kimwe kandi abikora bizi ko bizamenyekana. Ababizi ko bizamenyekana uyu muntu agafunga umwuka. Uyu muntu urugamba baranarwiteguye akamenya uburyo azarurwana ubwo uwo bari kumwe warabitegura arategura ati ibi bintu bizajya kumenyekana nkuyemo ayanjye n'amavanyemo ayanjye. Uyu muntu aba yarateguye. Ni kwa kundi aza mu iduka aho kugira ngo ribyimbe rikananuka ukabona iduka rirananuka kandi ryari ribyibushye. Ukabona iduka rirananuka kandi ukora. Biri guterwa n'iki? N'ingona yaje yigize inkumi yaratebeje nawe ugahubuka utanabanje ngo ugenzure unasenge. Kandi kizakubwira aba bantu akubwira ko ari imfubyi atagira famiye nta muryango. Nakujyana mu muryango bazabikubwira. Ubundi nubona ukundanye n'umuntu akaguhisha ahavuka akaguhisha umuryango ahantu ujye uhashyira akabazo nge mbagira n'inama. Nubona umusore adashaka kujya kukwereka iwabo akakubwira ko bashize nahakujyane ntacyo ureba aho bashize naho bashiriye. Ko hari abantu bazi kuba barema itongo bakajyana y'abantu bababwira ngo aho niho hari iwacu. Icyo bita amakuru bivuze iki? Hari amakuru dukura ku bantu naho dukura ku Mana kandi aya makuru yose aruzuzanya. Hari amakuru tujya gukura mu mirenge y'aho abantu bavuka. Urumva birasaba icyo bita kwigira umunyamakuru ukajya gutara inkuru. Biragusaba ko wigira umunyamasengesho naho Imana yaceceka ntivuga kuko ntivuga ibintu byose kuko anaduhaye n'ubwenge. Birasaba kujya gutara amakuru. Mama ukiri hano iki kiganiro kiraryoshye cyane ndakubaza ibibazo byinshi wihangane. Ukiri hano ko hari abantu babikora nabo barabisengeye kandi bari gukora ayo manyanga. Agakorera amanyanga mu isengesho. Nuvango akabisenya avango Mana ndagusabye ndakwinginze umpishire uzibazo byanjye uzagahinda kanje none dore mbonye ikiryabarezi reka tukite gutyo. Uranyumva neza? Aya masengesho mbari guhatanira imbere y'Imana biraza kugenda gute? Aya masengesho rero yose agera ku Mana rwose n'umurozi aragira ati Imana ntiyazamugire umenya ko aryo wamugubanuje. Ayo yose agera ku Mana. Oya anone ari nusenga bati Mana umbabarire bumurangize ntaze kubukira ntahuke mbega ntasambe ararapfuye wa Mana we ndabigusabye nshigikira apfe kuko arangejeje akaniriza ubusa. Umva akaba yatamba n'ibitambo kugira ngo apfe. Imana nk'umuhanuzi nk'umuvuga butumwa wasomye ijambo ry'Imana ntangiye gutuma tukira abo bantu. Rero reka nkubwire aya masengesho yose agera ku Mana kandi amasengesho yose agira gutegereza igisubizo cyayo. Uyu muntu ashobora kuba kujeho yaragusengeye nk'ubu jewe nzi story y'abantu bavuka ku Gikongoro simvuza amazina yabo sina ngombwa. Musore umwe yigeze gusenga ndashaka ko duhuza aya masengesho kugira ngo nsubize ikintu bajije. Umusore umwe yigeze kwiga kaminuza yakora ikofi arangije ajya gusenga amasengesho ateye atya ati Mana iriho wahozeho ujya urangira abantu jewe sinshoboye kurambagiza ndashaka umukobwa umpa ubona unkwiriye kandi umukobwa nshaka Mana ni umukobwa afashe igihe cyo gusenga kunsaba nkaba nzagerayo ndi igisubizo cye wanyiririje ubusa wanyiririje ubusa akajya gushima kubera je wasenze mu mazi mu butayu agasenga kunsaba. Ndashaka wumve amasengesho haboneka undi mukobwa nawe washaje wazanye ubuhwewe umva ufite icyo bita defo nibibazo ufite zataye zagoramye nabwo zijya zigorama zibona biri kontreta. Umukobwa nahajyana wabaye kontreta yaranyongamye yarahetamye. Hari ukuntu umuntu aba kontreta ukayoberwa nimba acuramye cyangwa ahagaze
ukaberwa nimba agenda cyangwa azi bibaho please bibaho hari umuntu uwo mukobwa nawe ajya ahantu mu butayu nawe arasenga uza kumva ukuntu amasengesho yose ahuye ati wawera we uno munsi wa karindwi ntarya ntanywa narasuzuguwe aho mvuka abo twiganye baransuzugura sinkigira isura sinize nzariranyishe reba umuntu wese arandeba akabona ndi njangwe kubera amabinga ndagusabye ngo uzampe umusore ucecekesha abantu bansuzuguye kera nigeze kumera neza kera wandemye neza iminsi irazi ifata ikibuni ikuraho iminsi irazi ifata amabere iracuramisha iminsi irazi ifata uruhu irumezaho utuntu iminsi ifata uruhu irarugundamisha none nje imbere yawe wamana ishoboye ndashaka umusore uzacecekesha abantu bansuzuguye ndashaka umusore wize ndashaka umusore ufite ikofe ndashaka umusore ufite imodoka ndashaka umusore uvuga rikijyana uwo niwe nshaka kugira ngo mpembo cecekesha abantu huza no masengesho musore ari gusaba umuntu uri musenga musaba yongeye akavuga ngo uzamugire n'impumyi yego ibi bintu ko nabaye nanyongamye ntazabibone uyu musore ari gusenga mu bwiza bwawe andebere mu cyubahiro nande babone ndiboro nande babone nige mwiza kwisi nande babone nige kirangirire cyogere nkubitaho housing y'umwuka wera inkingiriza babone ko kuko aya masengesho gana yabaho kandi agakora aya masengesho agakora aya masengesho arakora ariko mwakwitonze aya masengesho arakora humva hari abana bazi kukwatakisha isengesho bazi guteretesha Imana imirimo kuko umusore ateretesheje Imana umurengwe yego ni umurengwe yahuga ko kandi yasabanye umurengwe no kwirya no kwijogonyora no kwijogonyora mukobwa uzakunsaba niwe Imana mu mugore unkwiriye umukobwa wavunitse asenga nsaba ni uzanyubaha urumva arimo arasenga isengesho ririmo umurengwe uyu mwana w'umukobwa no arimo arasenga isengesho ririmo umubabaro araritumbagije ati wawerawe numpa uwo mugabo nzagushimira nzakunezererwa Imana irangije ibwira umusore ati ngo uriye umukobwa wansabye umusore ati mu izina rya Yesu niwe wansabye mushake gira vuba uza kureba ko Imana ari nyarukundo nayo ifite imibare ntazi ntitwiganye bakora ubukwe bakoze ubukwe abantu bose batangazwa n'umugabo nibibaye indurira avuga barupinzi baremera ngo bigeze ninjoro barangije gutwikurura abatashe umukobwa afatwa n'ikintu cyitwa ibitwenge araseka ashyiramo vitesi ya mbere y'igitwenge ashyiramo iya kabiri ntigeze atera rivansi aragiserera icyitwa igitwenge amera nk'imodoka yageze aharambitse aragiserera icyitwa igitwenge arapfa yahise apfa ashobora kuba yarapfiriye nko muri gatanu nko muri gatanu niho haba imbaraga niho iba yirukanka ifite imbaraga ikanasakuza araseka arapfa bihuriramo arapfa apfuye Imana iramanuka ibyo byabayeho apfuye iyo mu ijuru iramanuka ibwira umusore utumva wa musore we nijye ubikoze ariko ntuzongere gusenga utyo mbikoreye kugira ngo nguhe isomo ushyira abandi uzongera gusengana umuteto uzongera gusengana ubwiyemezi uzongera gusengana imipyinato n'umurengwe nanze kugutera umubabaro kubera ko uyu mukobwa utamukunze kandi n'uyu mukobwa musohoreje isezerano ku byo yansabye ubutaha ntuzongera gusenga utya ako kara kanyuzemo kugira ngo ngusubize byabayeho yemba nzi utuntu nababwiye ko nzi utuntu twinshi ibyo mbaza n'utuntu turi mu nda y'ino ndatuzi ariko noneho pe mbega sitori iryoshye we sitori iryoshye ubundi rimwe tuzakora ikiganiro cy'amasitori gusa nisakereza abantu kuko ariko n'urundi ruhande Mama Lione mbere yuko nkubaza ikibazo nshaka kukubaza cyangwa ntunganira ibyo wari uvuze reka nibutse abantu ko ari kuri Eva Mama Lione ikiganiro ni show twabatumweho cyangwa twagutumweho
turimo tuganira kuri topic ijyanye n'uburyo abantu bagenda bihindura bo batari bo, yewe nta nubwo bava mu cyaro cyangwa se bava mu mujyi bajya mu cyaro. Na hano hari uva Nyamirambo yagera hirya hw'inyamirambo atararengana Nyamirambo akihindura umukobwa cyangwa se akigira umujene kandi ari umutware w'urugo. Abo nibo bantu rero twatumwe turimo kuganiraho. Tukiri aho hantu rero njya mbona undi muntu wakwikorera comedy zigakunda. Gerero comedy nazikora n'ibintu byagiye binditinga byinshi wakoze. Ni birimo gushimisha abantu. Imana yagwaye impano yo gushimisha abantu. Nibyo. Kureba kwiba kishima. Ubundi jewe niyo undebye ntavuze. Rwose iyo naho ni impano. Niyo undebye ntavuze urishima shifonaje zikagabanuka. Ubundi genda sekeje ndasetsa nkana bananashekeje. Iyo niyo topic turiho, kora subscribe, sharing ibiganiro byacu hirya no hino. Kandi tunagushimira ubana natwe umunsi ku wundi. Wobona like cyangwa se ubona comment nawe ugakomaho, warangiza wahita ubona tucya proding ikiganiro kikaba cyakugeze ukagifungura, kabone nubwo waba udafite umwanya wo kukireba, ariko ukavuga ngo uyu muntu ndashaka kumushyigikira, ugasiga uje prenda cyangwa ugasharinga ku bandi ukavuga uti ndebera iki kiganiro simpari, ariko uyu muntu tumushyigikira. Abo bantu tubashimira. Aba bantu ndabashimiye byimazeyo. Kandi nabo gushemerwa batumye ngera muri uru rwego. Aha hantu mpagejejwe nabo babigizemo uruhare. Mwabigizemo uruhare kugira ngo abandi bamenye. Kandi nubundi muraje mwongere mumenye mu bundi buryo budasanzwe. Hanyuma rero turi kuri aya masengesho. Uyu mukobwa ashobora kujyana agasenga amasengesho avuga ati Mana ndashaka ko asize azira. Kandi umukobwa ari gusengera hejuru y'ijambo Imana yavuze ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Hari amasengesho umusenga ariko y'ibizira Imana itagisubiza. Mwanisubiza mukabyitirira Imana ko ari ibashubije. Burya ntabwo ari iba yabashubije. Cyo mugifate mu mutwe. Amasengesho Imana isubiza nta ngaru agira nk'izo mufite. Nk'ubu mufite ingaru. Ingaru zirahari Imana nyinshi cyane rwose. Hari ingaru z'abantu, hari ingaru z'abasore bagize gutya, barambagiza umukobwa uri hanze ngo barashaka kujya hanze, amurambagiza yiyoberanije ari umugabo kugira ngo akunde abone viza imugeza hanze, atagiye kubaka urugo nyirizina, ahubwo ari yishakira viza kugira ngo ahagere ubundi akora icyo ashaka gukora. Muri twabatumwe rero abantu bameze gutya bafite izi karagiteri zo guteza abantu umubabaro mu gihe kizaza. Ubundi hari abantu barimo bakereye imibabaro yo mu gihe kizaza. Bahamagariwe gushengura no gushegesha imitima y'abantu. Shegesha imitima y'abantu. Izi ntumwa za Satani zaje no mu nzu y'Imana zazanywe no gushegesha imitima y'abantu banezerewe. Umuntu akaza ari intumwa ya Satani mpaka akakwitendeka akemera akakugurira inzu kandi afite ibintu yikingiranije inyuma bizakugiraho ingaruka nyuma. Aba bantu izi gatumwa zaje zifite gahunda yo gushengura imitima y'abantu barenze umwe n'abatumweho. Amaboko y'Uwiteka ariteguye kubakubita kandi nanone yiteguye kubababarira. Nimba wari uri muri fiançailles warabeshye umusore kuri inkumi, mubwiza ukuri yanagukundira nicyo. Naho ibi ngibi muza kwigira mufunga sentire, hari abantu bazi gufata teza abo bakazirondereza promokanye kuko twe twashidutse zipromotse. Nukuri kw'Imana nabyo turabishimira Imana. Twamenye nyuma ko twagombaga kuzegeranya. Nabimenye ntinzi. Hange nabimenye ntinzi. Hari abana rero bavukira mu mujyi bavuka babizi, bazi kuzijera neza ku buryo aragenda akagukora bitera mu myaka 40 akiri ibiro bikiri ibiro ubona ari indikegeranye. Naho kumbi ni bakamugi bazi uburyo bemera bakicisha inzara bagaha abana baba amata ntibabonse, bakanga kunywa igikoma, bakanga kurya insombe ngo taye zidapfa. Naho twe twageze mu mujyi Imana iduhaye ibiryo ukajya uvanga avoka na mayoneze. Ushaka amashereka y'umwana ukinywera igikoma akabido, ufite ihungamana ry'inzara ukajya urya ifiriti y'ibijumba n'iy'ibirayi n'ibitoki, amafiriti yo mu bwoko n'imyumbati, ukarunda amafiriti mu ndi. Nitumenye ko turimo twangiza izo taye. Ariko
ariko muri twabatumweho sinje kukwigisha uko wegeranya taye nje kukubwira taye wegeranije kugira ngo wice umuntu urubozo uyibeshesha abantu abantu bashenguka imitima Yego. bakwibeshyaho ngo uri umukobwa kandi utari we yego bambwirire aba bantu barinze amataye yabo bakayajera ariko ntibayajere kubw'ubuntu bw'Imana n'igikundiro ntibayajere kubw'iguha icyubahiro Imana ahubwo bakajira taye zabo bagira ngo bazajye bashengura abantu imitima ntanayijere mu rwego rwo kugira ngo atazarwara indwara ziturutse ku mubyibuho akayijera kugira ngo azice abantu urubozo azatera abantu agahinda k'igihe kirekire kandi abantu benshi batandukanye anyarukira mu ntara akabashengura Noko. akanyukira ajya Dubai akabarangiza yakwikubita Uganda akabarangiza yajya mu Bushinwa reka sinakubwira agasigara agaritse ingogo ayiwe muri twabatumweho ugira gutyo ukazana umukobwa uzi ko ari umukobwa nawe afite wakubereye pare wakubereye pare n'umugabo we uwo yitango umva jewe mba mfite amakuru mutazi uwakubereye pare niwe wagusabye ati waretse noneho nyamukobwa yagusabye ati ndashaka ko runaka ari uzakubera pare kuko mwiyumvamo ni umupapa uzi ubwenge naho nukugira ngo amwugururire irembo ryo kugira ngo ajye azira igihe azanadushyigikira naho nuko bafite katabakorana ugasanga uyu mupare yabaye pare ariko afite izindi katakorana n'uwo muntu barasanga mu gacuranga baguha mikrofone bakwakiriye nk'umukristo mushyashya ukanatinyuka uti haleluya batamena ndi umusore ushima Imana naturutse aha nari umucuranzi ndi umusore uri umusore cyangwa uri umugabo mwavugishije ukuri tukamenya nimba turi kumwe tujyanye mu ijoro unogukunda akagukundira ukuri nimba n'urugo rukunaniye umugore yarakunaniye ukagira ahantu baguhengekerereza kuko bakakurwaza cyangwa ukajya no mu macaci yemera ubwo burwayi kuko hari n'amacaci atemera ubwo bene ubwo burwayi nguzije kubarwariraho wari gushobora no kujya mu Bisilamu kuko bemera ko ushaka kugira abagore 5 cyangwa bangahe na vene biterwa n'agatuza ufite rero wiza kokereza ibintu ahantu batogosa wiza no gutogosereza ahantu botsa nimba uzi ko ufite iyo miziro hari n'amadini ashyigikira iyo miziro akagushingira n'abizi ahubwo tukiri naho ngaho tuve no gushingirwa hari n'abadashingirwa ariko ari ubwo buzima mubayemo hari uwagukundira njye namaze kubona ko abakobwa benshi bakunda abagabo bubatse ibyo bintu maze kubibona narabigenzuye ndabibona neza rero wa mukobwa we wivunika wigira utari we kuko wari uzagukundira kuri umugore mubigendane muko muri urumva vuga inshuro byaye noneho n'uyu mugabo yivunika wikwigira umusore kuko naga abasore bagikunzwe ubu hakunzwe abagabo bambaye impeta bafite abana benshi abo zinane ubu hakunzwe abazanane ngo babiherekeye kuko bavuga ngo bazi ubwenge bw'ici ngo uyu afite urugo ntiyagupfubya kandi ni ubucakura n'ibindi vuga ukuri ushobora kuza ukavuga ko wagize ingorane ukabyara ibinyendaro bibaho izo ngorane wagize tubona no kubwira abantu yuko ntago umuntu wagukunze akwangira yuko uri umufiyemeri ntago umuntu wagukunze akwangira ko wabyaye umwana ahubwo azakwangira cya kinyoma wamuhishe azakwangira ikinyoma azakwangira iki kinyoma muri twabatumweho reka kubakira ku kinyoma ngo ugihe fondasiyo unagifinishe ubakira ku kuri hari umuntu Imana ihagurukije kuguhoza amarira wagaragaje uzagukundira ko wakubititse akavuga ati umuntu wakubititse yego akagusigira n'umwana akigendera yego hari umuntu uzakundira ko uri indushyi yego ari n'umuntu ufite icyifuzo cyo kurera imfubyi ushaka abo bana hari umuntu ukeneye abo bana abo bana ushaka kubeshesha wigira kutabafite vuga ko bafite uri natakaza umugisha wawe vuga ko wikwimisha abana umugisha batazajya baza bihishe ko hari umuntu ukeneye abo bana kugira ngo abahoza agahinda iyo mbwebwe yaguteye aguhoza agahinda abo bana bakoreraho umugisha hari umuntu uba ari umugabo ariko akeneye no kugukoreraho umugisha uvuga ukuri muri twabatumweho uvuga ukuri uvuga uri we ntimugatinye kwivuga nizi complex abantu bagira agatinya no kuvuga ko atizi ukanahorana wa mutima w'ubwoba uko bazakumenya kandi wari ukwiye kugenda wemye ukabwiza umuntu ukuri akagukundira ukuri cyangwa akakwangira ukuri cyane nimuvugisha ukuri ukuri harimo igisubizo cyawe
ukuri harimo amahirwe yawe wirishisha ikinyoma kugira ngo ugere ku mahirwe rishisha ukuri kuzakugeza ahantu hakomeye niko Uwiteka avuganye nawe amen. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu dushimira wo ukomeza kubana natwe nkuko dukomeza tugenda tubivuga nta zindi imbaraga nta yindi nkunga nubwo n'izindi nkunga zikenewe kamera nziza zirakenewe lens nziza zirakenewe imyambaro myiza irakenewe ariko inkunga ya mbere tugusaba nuko wakora like comment ugasharinga ibiganiro byacu ugakora subscribe kugira ngo inkuru yose twaprodinze igihita ikugeraho. Ni kwa Eva Mama Lionel ariho tugiye gusoza abasengera tukubwira ko ikiganiro twabatumweho ubutatuzatumwa no kuri wowe kubijyanye n'ibindi ukoraho hasi gato yavuga atari ko wadutumiwe kuri aba bantu mutworiyante ni mutubwiraho mushaka ko abatumwaho abaganiriza yego muntume muti tuvugire no kuri uyu yego ariko ubu sinahita mba n'umuvugizi ntuma vuga uti tumwa no kuri bariya nkongeza nake. Hari ibintu byinshi cyane bitandukanye muri twabatumweho tuzanyara tubagezaho. Hari abagabo namwe mu banyereza n'abagore ari ugasanga wenda wamugize imbata y'urugo ugasanga icyari urugo rwiza cyamubereye ikisegereza. Hari n'izindi ngero nyinshi bagenda batanga muri twabatumweho rero tuzagenda tuganira ibintu byinshi cyane nakagaruka kandi gahoraho. Reka Mama Lionel asenge abasengera asoza ikiganiro cyacu. Dushimye izina ryawe ryera, izina ryamenyekanye Samariya bashonje bakarya, izina ryamenyekanye kwa Aburahamu bakabyara bashaje, izina ryamenyekanye haleluya kwa Sara, izina rikamenyekana kwa Erukana kuri Imana ifite izina amina. Iri zina ryawe nirimenyekane ku muntu wese udukurikiranye uwari uyobye umuyobore uwahuye n'uyu mubabaro uwo gukubitika wo gushaka umuntu wamwihishemo umwunga imvune zo mu mutima mwigisha uburyo yabana nabyo kandi akazagera mu bwami bw'ijuru. Urakoze Mana, uri Imana yubaka ntujya usenya. Sabiye abantu bose bahuye n'iki kibazo bagashiduka babanye n'abantu bababeshye, bahe izindi imbaraga zo kujera iki kibazo, bahe ubundi bwenge. Uwiteka hindura ibintu muri bo bihinduke. Urakoze ndagushimiye kuri Imana y'amaboko mu izina rya Yesu Kristo amen amen.